masera akimara kumbwira ati mwana wanje, kubera ko n'ubusanzwe nifuzaga kuba umwana wa masere, ko nisanze nkundana na maseri. Ni ibintu byatunguye abantu, ni ibintu byatunguye abasaderodoti, ni ibintu byatunguye abayobozi, ibintu byatunguye abana twiganye. Uyu maseri yari atuye muri karitsiye twabagamo, noneho byaje kuba byakurura impaka nyinshi. Buri gihe ubwo yazaga guhaha kuri butike yanzaniraga amapera. Murabizi abana ukuntu bakunda amapera. Yewe rimwe na rimwe najyaga hariya mu babikira bakampa amapera, bakamanurira imyembe. Muzi ko bakunze kugira imyembe, ni ukuvuga ngo imbuto z'ubwoko bwose baba bazifite. Rero uyu mumaseri rimwe na rimwe wo kuri noheri akangurira keke, ariko nkibaza nti uyu mumaseri ko ari umuntu mwiza, ese kubera iki yagiye mu kimaseri? Kubera iki Imana itamuhaye urubyaro? Ibyo nabyibazagaho. Rimwe na rimwe nkatekereza nti ngize amahirwe akaza kuba yanyiyandikishaho nkaba umwana we, byaba ari amahire kandi byaba ari byiza, kubera ko naba mbaye iki? Umwana wa maseri. Icyo gihe nigaga mu wa gatatu sogonderi. Noneho ndibuka umunsi umwe tugiye gukora toronkome, ni ukuvuga ngo twagombaga kuyikorera mu ntara, kubera ko ishami twakoraga nta hantu ryari riri henshi mu gihugu. Noneho bisaba ko abiga iryo shami bajya kugira ute, bajya gukorera toronkome mu kandi karere. Nta kindi nakoze, kubera ko maseri nari mwisanzuyeho. Yagarutse kuri butike, ndababwiye nti maseri mukozi w'Imana, uragomba kunsengera, ndagomba kujya hehe? Mu kizamini, kandi nizere ko amasengesho yawe ari buze kuba meza kuri njyewe, kubera ko nizeye ko ushobora gusenga isengesho rishobora kuba natsinda ikizamini. Nari mfite imyaka 16, ariko kuba nari mfite imyaka 16 ntabwo nagaragaraga nk'umuntu ufite imyaka 16. Maseri akaza akansuhuza, rimwe na rimwe agacishamo akampobera. Noneho uburyo yampoberagamo ntabwo navuga ngo bwari uburyo busanzwe. Namwe murabizi abantu mukunze guhoberana, hari abahoberana batanze urubavu, akaza akaguhereza urubavu. Hari n'undi uza akaguhobera imbavu zose akaziguha, ese mugahuza urugwiro. Byanaba ngombwa akaba yaguha n'akabizu ko kwitama. Ibi rero nibyo byaje kuba byambaho njyewe na masere. Ubwo nari ngiye mu kizamini, angurira amakayi. Amaze kungurira amakayi, angurira n'igikapu. Yewe ndibuka ni ibikapu byari bigezweho. Arakingurira, ampa n'akamatora gashasha. Yaje no kuba yangurira imyenda yo mu nda. Hari igipataro cyangwa se igikabutura cyari cyadutse cyanditseho Benzema. Biriya bikabutura murabizi. Nuko noneho masera arambwira ati mwana wanjye, genda ku ishuri uzatsinda ikizamini. Masera akimara kumbwira ati mwana wanje, kubera ko n'ubusanzwe nifuzaga kuba umwana wa masere, kubera ko imico nabonaga afite yari imico myiza, urukundo yagiraga rwo gufasha abana abonye muri karitsiye, ariko cyane cyane njyewe kubera uburyo yanyitagaho numvaga naba umwana we mu buryo bwa adoption. Maseri aramubera, ama ibikoresho byo ku ishuri, njya ku ishuri. Mu kugera ku ishuri nafunguye igikapu
sanga harimo telefone, ariko telefone nibwo bwa mbere nari nyibonye. Noneho telefone naje kuyibika neza kubera ko ku ishuri habaga telefone yatuvugane, yari yaranampaye nimero ze Maseri. Noneho ndamuhamagara ndamubwira nti Maseri, wibagiwe telefone yawe, iri hano mu gikapu, ngeze ku ishuri ndayibona. Maseri yarambwiye ati mwana wanjye, ntabwo telefone nayibagiwe, ahubwo nayikuguriye kugira ngo ikibazo cyose urasugira mu gihe uri mu kizamini, dore ko twakoraga ikizamini ibyumweru 2. Ati ikibazo cyose uzagira uri mu kizamini uzampamagara umbwire. Ubwo yari yasizemo na simukadi na nimero ze yazanditse kuri iyo telefone. Ubwo byararangiye buraca burira, nagiye kubona mesaje iturutse kwa Maseri, iravuga iti naragukunze, uri umwana mwiza, kandi karitsiye mutuyemo niyo ntuyemo, niyo mpahiragamo, rero narakubonye ndakwishimira. Ashyiraho n'utubizu, kwa kundi telefone iba ifite utubizu tw'udutima, noneho ashiraho. Nahise mva mu byanjye, ubwo dutangira kwandikirana. Nta munsi washiraga ntahamagaye Maseri, nkamubwira ni waramutse ute, umeze ute, nanjye akambaza naramutse ne, meze ne, nariye, ese amasomo ari kugenda, ndi gutsinda ibizamini, byose nkamubwira. Akambwira ati utinze kuza ngo nkusuhuze, nanjye nkabwira ni mubyeyi mwiza, wanguriye igikapu, ngurira na telefone, sinzi icyo nakwitura. Ubuzima burakomeza. Ariko nabona uburyo arimo anyandikira, nabona mesaje arimo gukoresha, nkavuga ni uyu mu Maseri mu by'ukuri ko ari umuntu wita ku bana, kubera iki Imana itamuhaye urubyaro. Uko iminsi igenda ishira, icyumweru cyararangiye, ibizamini twenda kubisoza, ubwo twari tugeze muri somaje. Murabizi somaje ni cya cyumweru muba murimo mutari gukora ikizamini mutegereje iki? Amanota cyangwa se gutaha. Hari kuwa gatandatu Maseri arampamagara, arambwira ati ndifuza ko wazaruhukira iwanjye mu rugo. Narishimye shawe, ariko mu kwishima ntabwo nari nzi ko hari umugamba mfiteho wo kuba yanshora mu mico itari myiza. Ubwo nageze kwa Maseri, aba mu gipangu cye wenyine, nta nibwo nari mbibonye kubona Maseri utabana n'abandi ba Maseri mu kigo. Ubwo narinjiye nsanga harimo televiziyo, yarimo areba filime ya Mariya, nuko nanjye ndicara ndareba. Arambwira ati ariko ndumva ahangaha udafite umutekano, reka tujye mu cyumba. Turagenda mu cyumba, nsanga yateguye imbuto zose, igitanda gishashe neza. Arambwira ati icara hariya ku buriri nta kibazo, kuko nyine nari maze kuba namwisanzuraho, mufata nk'umubyeyi. Ndavuga ini nta kibazo, ku gitanda ndicara. Ndibuka ni nambaye umupira w'ishuri kubera ko twatahaga twambaye uniforme kugira ngo imodoka nizitubona zitaza kudusiga mu nzira, kandi n'uwari we wese watubona avuga ati uriya ni umunyeshuri. Uko nakwinjiye muri icyo cyumba, n'ibikweto byari bisa nabi kubera umukungugu naye nanyuzemo, ibyo ntabwo yabyitayeho. Nicaye ku gitanda, araza nkuramo umupira,
araza arampanagura nabize ibyuya, ankuramo inkweto azishyira ku ruhande, azana amazi atangira kunyoza ibirenge. Ndavuga ibi bintu ntibisanzwe, nanjye icyo gihe nari ngeze mu myaka 18. nawe rero reba umusore w'imyaka 18 ari kumwe n'umumaseri mu cyumba bari bonyine. Umumaseri arimo aramukorera ibyo byose, arimo aramubwira utugambo twiza. Nibwo umusore ndi gutamira imbuto, televiziyo iri aho ngaho, harimo akazi kigatuje. Ubwo anyoza ibirenge, aransiga amavuta, arangije arambwira ati ngaho buryamye uruhuke. Sinitaye ko uburiri ari ubwa maseri. Ubwo naguye agacuho ndaryama, maze kuba naryama ubwo nahise nsinzira. Ariko mu gusinzira no kuvuga ngo hari amavuta yansize, numva ndaruhutse neza, numva umunaniro nari mfite urashize. Ubwo ndasinzira, ubwo naryamye ndibuka hari saa 5. Muzi ko abanyeshuri bakunze kuzinduka cyane cyane bafite gahunda n'abandi. Nanjye narasindutse kugira ngo njye kuri maseri, kubera ko naramukundaga pe, kubera ko ari umuntu mwiza. Nta nubwo nabanje kunyura mu rugo, ibikapu nabisoreje hehe kwa maseri. Ubwo naryamye saa 5, nza kubyuka saa 10:15. Mbyutse nasanze amaze guhisha, yatetse umureti, yatetse ifiriti. Noneho amaze kuba yateka ifiriti, arasa nawe yicara ku gitanda, amfata ku rutugu, agenda ankora ku kantanwa, ankora mu mutwe, afata rwatije koto anshira mu gutwi. Ese numva ibintu byose ni sawa, numva ndanezerewe, numva umunaniro wose nagize kubera ibizamini urashize. Yaramfashe aranyiyegamiza, amera nk'umugore uri konsa umwana, nanjye ndegama mureba mu maso. Akajya nkora ku minwa, akankora ku izuru, akankora ku gutwi, ku musatsi. Afata ikiganza cyanjye akishiraho, atumva kuntu ntuje kubera ko ndi kumwe nawe. Ubwo nanjye urumva nyine nabaye nk'umwana mu biganza by'umubyeyi. Aravuga ati ndakwishimiye, uri umwana mwiza, ntabwo rero nabona umwana mwiza nkayo ngo nkutakaze. Nanjye ndavuga nti uri umubyeyi mwiza, ni kenshi nifuje ko naba umwana wawe, nimba wanyadaputa ntabwo mbizi. Ubwo byo kurya wa mureti ntitwabaye tukiwuriye, twahugiye muri ibyo, ankora kwitama, ankora ku munwa, noneho nanjye nkamukora kwitama, tugaseka. Ubwo byaje kurangira abwije ntagitashe, ariko akambwira ati humura ntacyo uraba. Ubwo twararyamye. Ariko muri uko kuryama, kubera ko mu muco w'iwacu bashiki bacu barazaga tukararana, babyara banjye bakaza tukararana, tukarara ku buriri bumwe. Ndavuga ibi ngibi ni ibisanzwe nk'uko iwacu tubikora. Kurarana na maseri nta byadanje. Ijoro rya mbere twararyamye, nta kintu kigeze kiba. Bwarakeye mu gitondo ndabwira nti maseri ndatashe, ngiye kureba mu rugo uko bihagaze. Yarantegeye moto, nubwo twari dutuye muri karitsiye imwe. Aravuga ati ntabwo uragenda n'amaguru, antegera moto kugira ngo tujijishe ababyeyi, mvuge ko mvuye hehe, mvuye kwishura ako kanya.
ubwo nageze mu rugo telefone nyiyifite, njana n'igikapu n'amakayi yari yanguriye n'imyenda n'amashuka n'amatura. Mu kugera mu rugo ababyeyi baratunguwe, baravuga bati mu by'ukuri ibi bintu ni ibiki? Babona telefone ya smart ku muntu w'umunyeshuri none imyaka 18. Bati wayibye mwarimu? Bati imeze bite? Mu kureba basangamo nimero yanditseho Maseri. Maseri baramuhamagara baramubwira bati kohereje umwana mu kizamini none yazanye telefone sinzi ashobora kuba yayibagiwe. Noneho Maseri arabwira ati yo ntabwo ari uko bimeze, telefone nje wayimuhaye kubera ko yari ari mu kizamini, nayimutije kugira abashe gukora ibizamini neza kandi abashe kuba yasatuvugisha uko bwije n'uko bukeye. Nta kibazo rero telefone ninje wayimutije. Ababyeyi barabyakira. Ubwo nabaye mu rugo icyumweru, ariko muri icyo cyumweru niko ngenda mvugana na Maseri. Muri icyo cyumweru niko ngenda nandikirana na Maseri. Reka rero Maseri azambwira ati hari ahantu turi bujyane mu ivugabutumwa, uragomba kumperekeza. Narabyumvishe nk'umubyeyi, ndavuga nti umubyeyi wanjye Maseri anyitaho, ari nayo mpamvu mbwira abantu bavuga ko Maseri atagwa mu gishuko cyangwa se padiri atagwa mu gishuko. Nabo ni abantu, nabo bagira umutima ukunda, nabo barakundwa, nabo bafite urukundo. Rero utazumva ngo Maseri ngo bamuteye inda cyangwa se ngo padiri yateye umugore w'abandi inda, ibyo bigutungure. Nabo bafite umubiri. Ubwo rero twarajyanye twerekeza mu karere ka Kayonza, mu mahomini ari aho ngaho hafi. Noneho nasanze baratwiteguye, barafashemo icyumba cyari kirimo ibitanda 2, ariko aravuga ati ntabwo uri burare wenyine, imbeho itaza kuba yakwica, dore ko hari n'ubutumwa turaba turi gutanga live. Ntabwo rero uri burare iyo ngiyo, igira hino mu cyumba. Gusa reka tubanze dusaba abantu mukomeze gukora subscribe, mukore like, share na comment kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza, kandi nizere ko kuri mu byo mukora byose ibintu birasha kugenda neza, kandi nibiza kugenda neza muze kuba mwatubwira uko ibintu bihagaze. Impamvu rero tuba dutanze ubu butumwa, impamvu tuba dutanze ubu buhamya, ni ukugira ngo nyaboneka niba uhuye n'umumaseri ntukabone ko ari umwamarayika ngo utangire kuvuga ngo ibintu byose yagakoze yakabikoze neza. Nabo ni abantu. Gusa ikiba kigamijwe no kugira ngo mwige, kandi nimumara kwiga mumenye uko ibintu bihagaze. Iyi nkuru ntabwo ari inkuru yabayeho, ni inkuru mpimbano. Ni inkuru igamije kwigisha abana b'abasore, inkuru igamije kwigisha abamaseri, tubabwira ngo mu by'ukuri niba mufasha abana, cyane cyane abana bakuru, mujye mumenya ko nabo bagira urukundo, barababona bakumva barabishimiye, barababona bakumva bababera abana, kugera ku kigero babisanzuraho, bikaba byabakururira ibibazo bitandukanye. Ntabwo rero twakoze iyi nkuru tugira ngo dusebye umuntu runaka, umuntu wari wese, itorero runaka, ahubwo iki ni icyigisho kugira ngo mumenye uko isi ihagaze, mumenye uko isi iteye,
niyo mpamvu turatubabwira tuti nyaboneka mujye muri aya video yose uko yakabaye mu birangize, nibwo muraza musobanukirwa ibiri muri video. Turabakunda, turabishimiye. Amen.